ufite akaga gakomeye niba ushaka kujya kunyara ukifata ugakomeza kwitinza. Dore ingaruka zo gushaka kujya kunyara ntujyeyo. Mu buzima tubamo hari igihe umuntu agira akazi kenshi bigatuma wiganyiriza kujya kwihagarika utararangiza akazi, ariko burya si byiza kuko bifite ingaruka mbi ku buzima bwawe. Ngiye kukubwira rero zimwe mu ndwara ziterwa no kwanga kujya kwihagarika mu gihe ushaka kujya kunyara. Ukitinzatinza. Mu gihe witinzatinjije kubera impamvu zitandukanye zishobora kukubuza kujya kunyara ku gihe, ushobora no kuba uri mu modoka ukabona ntabwo ahantu uri hakwemerera kugenda ngo ube wabona aho ujya kunyara cyangwa aho ujya kwihagarika. Ibyo bigatuma utinda. Ushobora kandi no kuba uri mu kazi kenshi nk'uko nabikubwiye, hanyuma ako kazi urimo ukavuga ngo reka manze nkarangize nindagize ibi ngibi ndabona kujyayo. Ibyo rero bifite ingaruka mbi ku buzima bwawe, ahubwo reka dutangire nkubwire zimwe mu ngaruka ndetse n'indwara ushobora kurwara mu gihe ukora ibi ngibi. Icyambere, uburwayi bwa cystite. Mu kudahita ujya kunyara mu gihe uruhago rwabigusabye, bituma udukoko twa bagiteri ziba ziri mu nkari ziyongera, zigatera icyo twakwita ikibazo cyangwa uburwayi bwitwa cystite. Ubu ni uburwayi burangwa no gushaka kunyara inshuro nyinshi, ndetse hakaza n'uburibwe mu gihe umuntu ari mu gikorwa cyo kunyara. Icya kabiri, ibibazo byibasira impyiko. Ndabizi ko n'ubundi mubizi ko mu gihe ufite ibibazo mu kujya kwihagarika cyangwa kunyara, akenshi uri guhemukira impyiko. Iyo uburwayi bwa cystite budahise bwitabwaho ngo buvurwe neza hakiri kare, udukoko twavuze haruguru twa bagiteri turazamuka tunyuze mu miyoboro y'inkari tukagera mu mpyiko, tugatera ubundi burwayi bwitwa pyélonéphrite. Ubu burwayi bwa pyélonéphrite butera ibibazo byinshi birimo kugira umuriro, umunaniro, kuribwa mu nda ndetse n'ibibazo mu gihe umuntu anyara. Iyo ubu burwayi nabwo butitaweho hakiri kare, butera ikindi kibazo bita périrénale cyangwa septicémie. Périrénale yo ikunda kuranga cyane abagore bakuze cyane bafite imyaka 65 kuzamura, ndetse no ku bagore batwite. Tugeze ku cya gatatu. Icya gatatu kiragira giti kunanirwa kunyara. Kunanirwa kunyara ubu ni uburwayi nabwo ushobora kurwara mu gihe ukunda gutindana inkari. Harimo kugira ikibazo mu gihe uri kunyara cyangwa se kubura inkari igihe kirekire, aribwo burwayi bita rétention urinaire. Uburwayi kandi bukunda kuranga abagabo kurusha uko buranga abagore. Ni ukuvuga ko bwibasira igitsina gabo. Burangwa no kubura inkari igihe kirekire, kwiyongera k'uruhago ku buryo bugaragara, ni ukuvuga ko ubyimba. Burangwa kandi no kubabara cyane mu kiziba cy'inda ndetse no kumva utishimye. Ubu burwayi kandi rimwe na rimwe bushobora no gutera ikibazo cyo kubura inkari, nk'uko ikinyamakuru cyandika ku buzima Santé Primagie cyabitangaje. Iyi Santé Pri yo itangaza ko urwaye ubu burwayi agomba kwihutira kujya kwa muganga akibona ibimenyetso twavuze haruguru. Hari inama rero twakugira iki kinyamakuru cyanditse kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza ku ruhago rwawe rw'inkari. Kugira ngo rero wirinde ibibazo byose twavuze haruguru, ubirinde umubiri wawe, ujye ukora neza, ni ngombwa ko ugomba guhora unywa amazi menshi buri munsi. Nibura ugomba kunywa amazi angana na litiro 1.5 ku munsi, ndetse ukwihutira kujya kunyara mu gihe cyose uri kumva ubishaka.
reka tunasubikira aha iby'uyu munsi nkubwire ngo wari kumwe nanjye Esther Fifi Uwizera. Ukomeze ubane natwe kandi ukore subscribe aho ngaho hasi kugira ngo tujye tubana mu bintu byinshi bitandukanye, umenye ibintu bitandukanye kuri ino si ndetse by'umwihariko ku buzima niko gace twari turimo. Imana ikomeze ikurinde muri byose, mu byo urimo gucamo byose kube hafi.